bavandimwe nkunda Yezu Kristo akuzwe. Twageze ku cyumweru cya gatanu cy'igisibo. Murabibona urugendo rwacu rurakomeza kwihuta rugana nyine ku munsi mukuru wo gucungurwa kwacu, umunsi mukuru w'izuka ry'umwami wacu Yezu Kristo, Pasika y'umwami wacu Yezu Kristo. Nkuko rero twakomeze kubishishikarizwa n'uyu munsi turongera tubyirurukiranye, buri wese agerageze gukura mu buzima bwe ibintu byose bimudindiza mu Kristo bwe. Buri wese agenda ashakisha ibye, ubwirasi, ubugome, ubugizi bwa nabi, gucira imanza abandi, ibintu byinshi. Buri wese atekereza ibye hanyuma abikuremo, akora ibishoboka byose kugira ngo bive mu buzima bwe mbere ya Pasika. Iminsi iracyahari, tugerageze tuyibyaze umusaruro kugira ngo nyine tuzagere kuri Pasika Yezu Kristo twese dusukuye. Ivanjiri uyu munsi rero iratwereka Yezu ubabaye. Yezu abagereki bazamutse Yerusalemu bagiye mu munsi mukuru wa Pasika y'Abayahudi, bashakaga kumureba. Baragenda banyura kuri Filipo wajya nawe anyura kuri Andereya, nuko bombi bajya kubibwira Yezu. Yezu rero ababwira amagambo akomeye ngo niba imbuto yaguye mu gitaka idahuguse ntabwo yabasha gutanga izindi mbuto. We yemeye guhuguta kugira ngo twese tubashe kwakira izo mbuto z'Imana ishaka kubiba muri twebwe. Ntabwo yigeze atinya guhangara ibabara rye kugira ngo twese turonke ubwigenge nyine bwa Gikristo, twese tubashe kugarukira Imana, kuko ibyaha byacu byaradushyize nyine kure y'Imana. Ubu rero natwe icyo ni icya mbere twigira muri iyi vanjiri. Twemere duhugute, twemere dupfe ku byaha kugira ngo tuzukane na Yezu Kristo mu buzima bushya, mu buzima nyine bw'ubusabane nawe ndetse n'abagenzi bacu. Kandi ntabwo twebwe tujya kwa Yezu kubera ko twagize amatsiko yo kumubona, kuko Yezu natwe turi umwe. Ntabwo twagira amatsiko nk'abariya bagereki ngo turashaka kubona Yezu. Yezu turi kumwe, Yezu atuye mu mutima wacu, tubyishimire. Icya kabiri rero twigira muri iyi vanjiri nacyo kirasa n'icya mbere. Yezu aradushishikariza gukunda ubuzima bwacu muri we kugira ngo tubashe kubwakira nyine bwuzuye kandi buganisha nyine ku buzima bw'iteka. Ntukunde ubuzima bwawe muri iyi si, ahubwo bukundire muri Yezu Kristo wazutse, kuko ubuzima bwe yaremeye arabutanga kugira ngo nyine twese turonke ubuzima bwuzuye. Tukunde ubuzima bwacu rero muri Yezu Kristo. Icya gatatu twigira muri iyi vanjiri ni Imana yagiye igahumuriza umwana wayo ngo namuhesheje ikuzo, ngo kandi nzakomeza ndimuheshe, nzongera muheshe ikuzo umwana wanjye. Birashimishije rero kubona Imana Data ihumuriza Imana Mwana. Ariko ntabwo bigarukira aho ngaho, kuko ihumure rya Yezu Kristo niryo humure ryacu. Twese Imana iraduhumuriza muri Yezu Kristo, hanyuma twaronka iryo humure natwe tukiyemeza guhumuriza bagenzi bacu bababaye, bari mu bibazo bitandukanye, tubabwira ijambo ryiza, tubagoboka bya kivandimwe, kandi twemera nyine no gusangira nabo ubuzima bwa Gikristo. Umwanzi rero bavandimwe nkunda, umwanzi yaratsinzwe na Yezu Kristo. Nicyo gituma twaronse umwidegembyo wo kugenda nta nkomyi tugana ubuzima bw'iteka. Ntitwongere rero ngo tugane ku mwanzi, kuko yaratsinzwe. Tugarukire Yezu Kristo, tumwemere kandi tumukunde. Ntitujye kumushaka kubera amatsiko, ahubwo tumushake kubera urukundo. Twemere duhugute kugira ngo tuzukire ubuzima bushya muri we. Hanyuma twemere duhumurizwe n'Imana duhumuriza muri Yezu Kristo, natwe duhumurize
abantu. Nk'uko bisanzwe mugende mushake ivanjiri uyu munsi tuyihuriremo tuyizirikane, ni uko yanditswe na Yohani ku mutwe wa 12 kuva ku murongo wa 20 kugeza ku wa 33. Ushobora byose nabaho umugisha, Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amen. Icyumweru cyiza abavandimwe, kandi mukomeze mugire igisibo cyiza.